yasimbutse igipangu ukuguru kurakunyuka none ari kurera cyane umva umugabo witwa Sabe ego yagiye kurira kanu cyumubiri urashuka umubiri urosha kutse agana ko ngwino bebe ubwiza ukuri ubwiza ukuri iyi si ryoshye kubi iraryoshye reka mabwiza ukuri abantu babagaho interineti itaraza babagaho bati nabi gusa umusenzi aragiye afashe Sabe amukozemo indirimbo umva umukobwa bita Oda Paccy waririmbye ese nzapfa yasohoye indirimbo nshyashya mugende muyirebe urumva mujye kureba indirimbo ya Oda Paccy umwe wabyaranye na Lick Lick umwe w'umuraperekazi yasohoye indirimbo yindi yayise birakureba yaririmbye birabareba undi yaririmbye ngo birakureba so mugende muri iyo ndirimbo bita birakureba ya Oda Paccy hanyuma ibindi muzaza abonye ari nziza ntabwo nayikunze ariko urumva akurikije igihe amaze oya ntabwo ngenza nose nze kukubeshya mugende muyirebe ndi kuyamamariza abantu bagiye kuyireba ariko ngiye ntabwo nigeze nyikunda ntabwo batazi ibyo baririmba nasubo waba wumvisha iyi ndirimbo ya Sabe ukumva ari nzi ko mbona yagiye kudutwara akazi kose urumva uyu muziki my friend urumva uyu muziki indirimbo ya Paccy iryoshye kubi bazanye karimo creativity baririmbiye muri rigori hari abana bari kubyina bari muri rigori mo hasi mu mukoki mugende muyirebe you will be happy it's a beautiful song though umunyarwanda bijya binanira kuri manganya abantu ntabwo njye mbishobora nze ngo beshye ngo nayikunze kandi nayikunze ariko mugende muraza kuyikunda ngiye ntabwo nzi kubeshya nyine Paccy yari kuba yambaye mini none se arambara igisarubeti yakagombye kuba yambaye mini play ya no umubyeyi umva ko Nyanza bogeza aha warenzaho iki uya ahubwo ndibaza uyu muntu w'umuhanga gutya dore aramutse aririmbye bibiri seri ya pana kuririmbira Sabe urumva ukuntu umugabo ari umuhanga umva ye yego bro nabagome hano babirangiye urumva ibingibi bigiye guhoraho nk'iteka ryose ubu byarangiye mbega ngwino ndebe ngo urabe umusitari mu minsi ibiri Buki uburetse gato umva urukundo karakubitwa tugiye kugenda ijambo kurindi kuko uburetse ubona ndakati ntabwo mubiri inyuma kweri uburetse gato Love zamuka hano twe n'umurundi nuko
bro, iyi industry igeze ahantu iryoshye. ariko nk'uko twabivuze nuko Sabe ashyira amatwi ibiti mu matwi ataragira icyo bivugaho abantu n'abaha rugari mpaka biramureba rwose. Uburetse gato aha ngaha ho ibi ngibi ni akasamutwe umve umugabo witwa Sabe yaraburitse yagiye kuriya akantu ehe kabisa yego Wumve Godfather, oui hari ikintu Abe yakomeje kuvuga neje yarakivuze, yavuze ati kugira ngo iyisage ihagarare ifoko Sabe agira come out naho atoza live ariko akandika nka tweet cyangwa akagira akisoba yabaye oblige yabaze umuprince uriya n'umuntu akomeye yaje agira bro arabivuga aravuga ati mumbabarire mumpe time yo kugira ngo na family yanje to look after me, arasigura uko ibintu bimeze. Abo rero ni famille royale, si ukuvuga ngo yari oblige canke ariko ni kubera bashaka kugira ngo bazimye abantu. Rero nibi vya Sabe of course hari abantu baba badashaka ibintu vya ariko bizo ejo hazasohoka indi iyo ni example bahaye kuko ntaura ejo kuri kiriya gipangu bazongera bavuge indi nkuru indi bagiye uziko abashenzi batwaye yo metero bafashe metero bajya mbere yaho ibi bintu bifani bizakomeza I think that's a wise way yobikora mu kugira ngo acashatinga abantu kugira ibintu speaking ko muri out of this social business ngiye nagira Sabe inama yo kutagira ikintu avuga kicecekera. Oya kutagira icyo avuga Godfather nico nguzokora ba space nkaya dahera ashaka guha abantu akazi nico kuvuga ceceke rwose kuko content zirimo harimo content my friend reka babwire iyi industry reka nze nkubwire Abe ibi bintu birimo my friend ibi bintu bimaze mu imyaka iyi industry yacu the good answer it's silence. I know. Wabonye The Ben uburetse gato wigeze wumva The Ben avuga ariko nta insolite yabaye ndakubaza wigeze bibaza ko ibintu biri uburetse gato bibaza ko ibintu bya Sabe ntabwo biri very ibintu bya Sabe ntabwo biri sensitive nk'ibya The Ben insolite ndakubwiye the good answer is The Ben yakoze The Ben yangize ihe insolite bitandukanya insolite uitandukanye ni Eka Godfather cyo wibagira Sabe afise channel afise YouTube channel ariko muri bazima channel ya Sabe aya masaha ikiganiro kiri kujyaho urukumva bari kwirukankiraho ari benshi yaragiye azana ariko uzi gufata uzi umuntu uri kuyikoraho uyu munsi uri gukoresha YouTube channel ya Sabe ndamukunda cyane Tijara Kabendera ubu urukumva uzi ko uri mu badamu ari mu bantu ari mu top aba journalist twageze kuri televiziyo Rwanda. Urumva rero hari ikintu mwibeshya urukumva ntabwo pressure n'inkubiri ya audience urimo kumva niba bamuvuga akumva sawa it's not so bibitwa my friend ikosa ryo muri industry yacu ikosa rya mbere ugomba gukora urimo kumva ibi bintu bya Sabe bikaze kurusha ibyayago ndababaza Godfather we kintu utari kurumva nuko hari abantu bari gutanishinga izina giwe Godfather onge trying ndirimbo byabaye byari byo trying ndirimbo okay reka twumve naje basubize mu kanya haleluya Banyarwandakazi, the breaking news, the new song yitwa Igipangu ex Sabe na Ngwino Ndori twagiye indirimbo y'umwaka iyi niyo ndirimbo y'umwaka 2024 the best song have
It's of out now. of the year, of the year. Of the year. Hallelujah. Aye, Love. narumiwe ndi love koko, ariko Uretse gato. harimo gashinyaguro Agashinyaguro gusa. sa k'umunyarwanda na k'umurundi. Aka ni ak'umurundi kuko indirimbo ni iy'abarundi. Nuko wamfura we. Iyi ndirimbo ni abarundi bayiririmye. Njye nashaka uyu mugabo namukorera video. Ndumiwe rwose, aramvangiye gusa ariko biranshimishije. Igushimishe. Ariko nkunda byacitse, reka nanjye ndi umunyarwanda, nta murundi nta munyarwanda turi bamwe. Niko. Ikindi abantu bose bumva ururimi rwacu, ikirundi, ikinyarwanda n'igifefeko byose baryoherwa. Uyu mugabo abantu bamufite. Uyu mutipe baramushaka. Umuntu wabuze uyu mutipe ninde? Uretse gato. Uyu mutipe ninde muntu muzi? Ata. Uyu mutipe naza bamutema akantu. Hano abantu barashaka kumutamo kabisa. Aze turagerageza. Ndamubona se sha. Umva dufite impano. Umuntu waririmbye iyi ndirimbo ndamushaka. Uyu muntu waririmbye indirimbo ndamushaka. Nasetse umva. Reka mushaka aha kabisa. Bamwita Emi. Mushake wamfura, mushake rwose. Reka nze ndura abatipe ninde muntu ushobora kumufite bamwita ese mutipe ko ataboneka we. Reka ndore. Ariko abe nawe yumiwe rwose. Nako gasuzuguro k'umurundi na k'umunyarwanda. Agasuzuguro karimo abasenzi ntabwo telefone zabo ziriho nicyo kibazo. Ngo bimeze bite?
umva mbabarira umfashe nshakira uyu mugabo uyu waririmbye iyi ndirimbo ya Sabi byose nashaka bakoresheje umupfumu mbabarira umunshakire Jibe ntabwo ndi kumubona Jibe Rwanda ntabwo ari kunyitaba umusenzi kandi niwe wiseka bro mbabarira umunshakire ndi kuri space ubwa kabiri habayeho saga bakazikoramo indirimbo n'ubwa kabiri social media nyamara ibiki biratuma ntuzakizamuka none ko muvuga ngo bakumira none nkibi babikumira gute ayoze bakumira iki kandi ubona bibyara imirimo ça fait partie du game ça fait partie du game ariko nanone kandi reka mbabwire ikintu kimwe nubwo abantu none se aba bantu yabakuye he uyu mugabo murumva abantu afite korale nzima aba bantu yabakuye he yazanye muri studio kumufasha kuririmba buriya rero ndacecetse ariko ncecekanye bitewe n'ikintu mbonye mu izina rya Yesu katika jina la Yesu iyi space ndaza kuyikora oya ibi ngibi birenza amaso yanjye Jesus ndapfuye rero ndapfuye mva ko nigenje rero kambe bashiriyemo akaririmbo mbere y'uko uyu mugabo ahagera atubwira reka nze aratanda ndi kubikurikirana muri kumva akaririmbo nagakunze akaririmbo kari kuryohera akaririmbo karyoshye kubi ntabwo ibi bintu bazabishobora abararekuye ati
abana bafite impano none nk'uyu murundi bamukura he ko bakubise ikintu bita kashe ari baramukura he umugoroba umugabo yitwa Sabe yaramubitse yagiye kurira akanu umubiri urashuka umubiri urosha yahagurutse akana kwa ngwino mbebe igipangu igitsure yusenye igikoko ukuguru kurakuyoboka none uri kurira cyane bageze mu cyumba urukundo karakubitwa oya space ndayisenya abantu bari bamaze kuba kangari abantu bari bamaze kuba benshi space nagombaga kuyikuraho urumva ni mwihangane niko bimeze ku niba bigomba kugenda abantu bamaze kuba abantu noza abantu 300 bakoze iki kuri story ya Sabe nimugende gake mureke guhurura mwiyaranje mube bake abantu 300 ze abantu 300 ndababwira niko murahurura abantu turwasa ni benshi iyi story tugomba kumva turi bake niyo mpamvu space ya mbere nyirangije space ya mbere ndayirangije mureke guhurura haze bake turayumva ibice urumva turayumva ibice mureke guhurura mureke no suguru kuma iyo muhuru y'abantu bakaza benshi umuntu ntabwo abashuka kwisanzura ntagiye mufata break rero ubu tugiye kujya dupanga urumva muze mu byiciro kuko basavinga haje haza bakiye bakereka basi muze muri ijana abandi ijana baraza kumva ni mugoroba ibintu byo guhurira mu uretse 300 turaza kubabwira iki nimwongera kwa benshi ndayivanaho bamwe mugende hasigare bake mugende hasigare bake muri kuba benshi ntabwo ari byiza wenda ijana tujye dufungiraho noneho kuko ndashaka kugira ngo uyu mugabo niko nowera ngo bimeze bite mukobwa wanjye ariko sha ko nawe ubundi wowe wavunitse gute ko iby'imvune yazo utabimenye aho ntabwo byaba bimeze nka Sabe ntiwaba waravunitse nawe izi mvune z'ibyamamare niko ye mbere yuko uyu mugabo aza mureke tubatangiye akaringi mbere tumaze tugire gutya ariko ntabwo nkeneye abantu baza bahuruduka ari benshi muza mu bisoko ntabwo bivamo ntabwo bikunda dore ndabasabe ntihagire umuntu sharinga ntihagire umuntu yisharinga bako ni mu partage oya wagize tubambi tuzisibyo kabanze ngo akayimoji iyi video ndayibonye ngira ubwoba umva reka muri ibintu biri nk'abanyapolitike ndabiyamenye ntabwo iki kintu nzigera nkivuga ngo difata ntibishoboka ngo hari byo ntashobora gukora video irahari nayibonye ariko sinshobora kubivugaho kuko iyi video ishobora gusanga itari tina original ntabwo nshobora ibi bintu by'abanyapolitike sinshobora namba ibyo mu byibagirwe ibingi bishobora kuba ari ukuri iyi video abantu ndakubunda barahiye video ndayifite ariko ntacyo nabikoraho nta nubwo nzigera nabivugaho ibi bintu sinshobora kubivugaho twigumire kuri Sabe twigumire kuri ibi bintu bya showbiz ibi bintu birimo abanyapolitike ndabiyamye mugende mubigire nange mugende mu bikoreho comment my friend abanyapolitike ni ikindi kintu ushobora kuzana ukabwana ukavuga ku muntu ejo akaba president ukazicuza amagambo wavuze ntabwo ibi bintu nshobora kubikora urumva sinshobora na gato kubivugaho birabibosha gusanga atanari byo cyangwa ari byo I don't care biba ari byo biba barakasa umuti sinshaka kubivugaho
mugumane boro zanyu. Cannot talk about that. Yeah, so ireka nkubwiza ukuri byaba ari byo byaba atari byo, I cannot talk about that. Ngwiki ndaje kuvuga ku mapumbu y'umugabo hano hari indirimbo iryoshye gutya sapest barimo kunshakira uyu murundi, barimo kunshakira uyu mugabo witwa Ali waririmbye indirimbo, ariko se ni Ali buretse gato. Umva gahunda ukuntu imeze. Iyi ngiyi ni AI, ni AI bakoresha. So iyi ndirimbo reka twumve. Murongera kuba benshi, ndongera mvaneho space, sinkeneye imbaga y'abantu, nkeneye abantu bake, mujye muri ku muntu yisanzure mutahuruye. Ese muri iki gitondo nta nubwo mufata n'umwanya wo kuruhuka, please. Wenda hari ibiganiro bizima birumvika, nibi ngibi tubwo duhurira anga muze mu cibiziri kwa masaha muri iki gitondo, bamwe mugende basi mujye musimburana. Mutu umuntu atisanzura kabisa. No we mugiye abantu, mwe mugiye mutu abantu baza ari benshi, kandi ndashaka kwisanzura, ndashaka kwisekera. Ibintu byo guhurutura ni muza biratuma bazamo n'abandi bantu benshi. So I don't cyabona bagenda bari movinga. Abantu bamwe mugende kabisa, kuko uyu mutipe no muri ntabwo nkeneye abantu, sinkeneye abantu barenze bangahe kabisa. Aho ngaho reka kugira the eyes is no moving, amaso uretse no araseka, yarangiza guseka kanahuma. Ibyo ngibyo byo ugenda ubyitegereze neza, nujya kureba igiye kurangira arahuma, agahuma amaso. Ako se ndabivuga gute, ari kugera kuri happy ending agafunga amaso, ikindi haraho agera agaseka, wongera uyicekinge neza urebe. So ibyo ngibyo ariko ntabwo bishoboka, ntabwo mbigire, kuko none se ntabwo mureba amaso, ntimuri kureba ntuza, ntabwo mureba amajwi aho bafata ifoto bakayiririmbisha. Technology igeze kure, ariko I don't care, niwe siwe, ibyo ngibyo it's not my business. Ntabwo hari ibintu ashobora kuvugaho. Mu Kinyarwanda ari kuvuga genda urebe, none se ari kuvuga mu Kinyarwanda, ndakwiramye. Ubwo mvuge mu Kinyarwanda amenye ibyo ndi kuvuga, bamenye uwo ndi kuvuga. Reka ntabwo nshobora. Ntabwo nshobora, ndongera mbakwepe. Ntabwo nshaka kugira ngo murege. Naye nasabye ko mutarenga 100. Muratuma ntisanzura. Ibintu byo guhuru, ngo se murahurura muri iki gitondo ngo bigende bite. So abantu muri kunyandikira mubimbira nabibonye, ariko reka ntabwo nshobora kubivugaho. Ndabarahira nitwa nki. Kose izi video za Trump rero nazo zitangiye kujya zintengo, ko umuntu abazitwitinza umwanya muremure ku ceke ntazi boosting. Love wagarutse bandi muri kujya, ntabwo nkeneye ihururu ry'abantu, ariko ndi kugenda ndagenda mvanamo bamwe ndagenda bavanamo, ariko iyi ni creativity. Umva uyu mugabo ndamushaka nki. Barimo kumunzanira, agiye kutuza aturirimbira akapera, anatubwira nto yakuye iyi idea. Umva
ayiruka umusazi igipangu igitsure Yuseni Koto, Wakilanga Irambo, Yasimuse Kipangu, Ukuguru Kurakunyoka, Lona Ikuria Chande, Kwa Muganga, Widombebe, Ichaye Hafia Mugabo, Umugore Bamubajije, Arasubiza Misori Yaki, Uyosame, Umugabo Wake, abandi bahura uko bifata baraseka igipangu igitsure irusenge igikoko wagiranga n'irambo ese munsi igipangu ukuguru kurakubyuka none ari kurira cyane aya niyo maherezo y'uyu mugabo umutego ushibuka uramushibukanye kibakiwe igitsure cy'inyuma y'igipangu n'abandi ari kibaho byose bigiye hanze igipangu igitsure irusenge igikoko wagiranga n'irambo yasimbutse igipangu ukuguru kurakubyuka none ari kurira cyane umva umugabo yitwa Sabe ego yagiye kurira akantu umubiri urashuka umubiri urusha kutse akana kongo inondebe ubwiza ukuri ubwiza ukuri iyi si ryoshye kubi iraryoshye reka mubwiza ukuri abantu babagaho interineti itaraza babagaho bati nabi gusa umusenzi aragiye afashe Sabe amukozemo indirimbo umva umugabo yitwa Sabe yagutse agana kwa ngwinondebe ego ego igitsure kirusenge igikoko wagiranga n'irambo yasimbutse igipangu ukuguru kurakunyoka none ari kurira cyane noneho ukuntu iyi ndirimbo bagiye muri studio byihuse aba bantu yabakuye he aba bantu aka kanya abakuye he abantu bungukira mu bibazo cyangwa mu byago mfura uburetse gato yagiye lyrics ukuntu yayihuje n'iyi country nibyo bisekeje so okay abantu muri oya reka nkubwire bro reka nkubwire ikintu kimwe ibingibi ndakuboroka umuntu uri bwongere kumbaza kuri iriya video cyangwa iriya foto ndakuboroka hari ibintu nashobora kuvuga abantu basoma bibiliya umuntu warebye ninde mwami wabonye umwana we wabonye yicaye n'abakamurungurukamo akamuvuma nindera ntibyabayeho ntabwo ngiye kusesengura amabya y'umusaza barababeshya ntabyo ndi buvugeho urumva hari ibyo ntakino nabyo reka sinshobora biriya ndabarahiye sinshobora kubivugaho
iriya yaba ari inkuru y'akasamutwe hano abantu bakwita, ariko sinshobora. Turivugira kuri Sabe n'iyi ndirimbo, ariko birabyo ndabarahiye. Mujye gushaka kandi mubivugira cyangwa mujye ku ma YouTube nkuko mubisanzwe. Ibi ngibi sinshobora kubivugaho. Reka itubite n'iseseme. Urumva? Reka. Wait a second. Chris, ufite network mbi cyane. Ndimo ndakuzamura ntibikunde. Umva amabwire rero. Uyu mugabo nataboneka, urumva abantu muri gusaba Mike nta Mike ndibuze kubaha. Désolé. ukavuga ati mwabonye papa uko byagenze. Ubwo rero uko byamugendekeye isi yose ntibizi. Ntabwo rero ibi bintu we anje genda ukore, genda ufungure space ubikore, utwike gato nawe ugenda utwike kavuki. Mwagiye mureka sha. Trace sava. Utwikira ariko gatsindwe n'Imana. Kusha mwagiye mureka. Hari ibyo ntakina nabyo mani. Hari ibintu ntashobora gukora buriya, reka mabwiza ukuri. Shanta ngaho reka bazakumenya kuri umuntu w'umugabo. Reka ngutera umwaka sinawuteye bacyaha. Ndi kumva biri ko ntizemeza. Reka mubwize ukuri. Hari ibyo ntashobora gukira nabyo. Biriya bintu never ever. Ega nubwo amabyayi y'ikisi nabikurikiye neza. Ukoresha iryo jambo ndakuma. Adifa niba umuntu ashobora kuvuga ngo ni ifoto ugasanga ni ibintu bitanabaye. Wapiriya ni video waranaseka arajya no gukora happy ending agafunga amaso agashingiriza. Aha. Ndaya ngwizo ukuri. Umva ko ngira numbishe naruka n'umutima nkawuruka. Aha. Ese byo ntibikora wakuna birayi ntabwo bishoboka ibyo nabonye n'amaso yanjye. Gusa nashaka bari we cyangwa batari we, it's not my business. Hari ibintu ashobora gukora. It's not my business. Urumva? That dude he's a big. Ibya AI ndabimenya. Ibyo bitari byo, that guy is a big profile. Yewe ntashobora kuzanga ngo ngiye kuvuga kuri zano. Gereza ko bandika gusa bakabashushanya. Aho ngaho se kubanyoye ibigega. Para translate bakora ikintu cyose nyine. Sharega. Yes, kirisitu. Urumva? Ntabwo buriya ibintu azongera, hari ibintu ari amakosa nazongera gukora Clay. Oya nibyo byiza. Nase good for AI nariri yajwe sige byibura ngo ibe yarigoroye. Uravuga ndi? Iyi ndirimbo ndavuga iyi ndirimbo Wowe uracyari mu ndirimbo? Genda ku ndirimbo. Biriya birandenze mande mba numva ari ibintu bitari byiza. Biriya birarenze ntabi. Sinabivugaho. Ntari mpamvu. Sinubwira ariko tukiraho se Godfather ngewe ndavuga amagambo make mu mbabarire. Ntabwo byagukundira. Twavuze kuri Sabe ejo muri ku cyumweru sibyo? Byagukundira. Babwira ko biriya bintu babeshe. None se ntabwo watahuye ko babeshe koko mu by'ukuri kandi biriya bintu ntabwo biza kubatwa. Hano harimo kubeshya. Ndayumva ariko hari umugore wasohonuye ibintu aba ari cyo tubwira. Sinjya nk'ubuca mu ijambo ariko uriya mugore ibyo yasobanura urabibonye nyuma yo kumvuga. Uretse mu kanya ndagusubiza muri aya magambo. Reka ngusubize muri aya magambo. Yego na Class kandi yajya amfasha. Reka ngusubize muri aya magambo. Ndakwanga. Yagiye kugira ate? Kuriya akantu. Aha. Hanyuma umubiri urashuka. Igabo ni ikempori. Ngwino nde baragutwiki yumva ko wigenje. Aha. Mara cerebra perime nta kibazo afite. Yego. Ngo yasimbutse nkaramba. Noneho refure yayo niyo kasamutwe uve ku bindi. Urumva?
urukundo karakubitwa rukuruki barakomanga abandi barashungera ati bana wendapfuye agerageza kwihisha irabya umuryango urafunguka ariruka nk'umusazi igipangu igitsure yuzuye igikoko wakiranga irambo yasimbutse igipangu ukuguru kurakunyoka none ari kurira cyane uko kwa muganga wiyomebe icaye hafi yaho ngaho umugore bamubajije arasubiza n'abisori ati uyu sabe y'umugabo wake abandi ni komando Rirambo. baraseka yego igipangu igisure ndetse n'igikoko babanje none se ntabwo muzi iyo bankozeho nangwa nawe we ntabwo bari kumushumika njyewe hano umuginga yaraje aranshumika ibi bintu barabyiharaye ingoma ni jambo kafrika blast ikomeza kuringa umira wafana mugende sumo hakanyuba eka muri kumva yarankomye umuginga yarankomye ufe kuri ibingibi muri kwivugisha yarandashe reka nze ndebe umujene niba mubona Sabe ari hepfo. mute your mic man arampamagaye ndamuhamagaye ntabwo ari kunyitaba anyway so ngayo nguko ngibyo bya Sabe n'indirimbo ye bayise urupangu ni igipangu harya urumva igipangu yabaye igipangu kiba igitsure cy'inyuma y'igipangu byose bigiye hanze igipangu igitsure ndetse n'igikoko twaaccepting nyine media twaaccepting social media ntabwo ariyo umva ntabwo ari indirimbo yose bariyo nyine baririmba ibindi ndirimbo bari uze kumpa ijambo ariko nawe uze ijambo Godfather wabaye ute nawe koko okay ari cyo ushaka kuvuga navugaga ko icyo navuze wabibonye ko nashatse kubisubiramo urumva aho nari ndi gufata agakawa ariko icyo nshaka kuvuga nuko biriya bintu niyo ndirimbo irashimishije neza ni entertainment nshasha twinjiyemo Yago Sabe bose ari ukuntu barimo kwitwara gipfura bahinduye imirisho nako ingoma zahinduye imirisho ibintu bigiye kuryoha entertainment igiye kuryoha nanjye ndaje shigikira ikindi cyo nshaka kuvuga nuko biriya bintu baririmbye wa muganeta ni AI nkuko bivugaga sinimbizi ahubwo icyo nshaka kuvuga nuko AI yarihuze icyo bita kubyina mbere y'umuziki uvangwa amakuru mashasha dufite batashizemo n'ibyo navuga urakoze ntagero numvisha babyuvuze ndavuga amakuru batashizemo yari kuba nziza cyane iyo bayashiramo mashasha urugero yambwire amakuru mashasha nuko nawe warabikurikiye amakuru wagiye ukurikirana amafoto wafashe wagiye ubaza uti isaha imodoka ibyo byose nabirimo muri magi cyo nshaka kuvuga nuko Sabe wenda yagize accident yindi itari yo kumanuka ku gipangu ntago yahanutse
abantu barongeye mu kanya Ikindi- space nyisenya bageze 300 none ndabona bongeye kuza ningiye kuyisenya ntabwo mutuma abantu Oya, ntabwo ari bibi. ntabwo batuma abantu bisanzura Ntabwo ari Abantu bose bibi. muri iki gitondo abantu barahuruduka bajya hehe space nyifunze igeze 300 Gusa wagira none ngo- ngiye muraje no- aha uzi ko mutampaga Tubwire, hehe ndashaka tubwire. ko twiza postingiramo nk'abantu badatubiganira byari ibiganiro ubu ratabiye rero si iya mbere nyisenya ari 300 ndi kubwira abantu ndi kugenda bari muvingamo ariko bakanga bakagaruka sinyagumenyera nimuve muri bazi space mugende bana muraza mukabyagera nk'abantu mutagira muri iki gitondo akazi mugira hano ni burakeye gute hano abantu buriza. nta kandi kazi mugira muve muri space mugende bana nibasohoke muri space bagende none se mwebwe nta kandi kazi abantu bagira pa muraza mukabyagira hanga mwagiye mugafata ibindi mukora cyangwa izitata mukajya kuzisomesha in this morning bamwe mu bantu bari muri Ariko Amerika mbona abantu saa bakeneye no kuruhuka. abantu bakeneye no baruhuka kuruhuka wowe dore amasaha saa 8 ahantu uri saa 9 wagiye mu mirimo y'amaboko ukapaha ariko uzigena nyine mu byinshi kigendo cyo gukora none se ngo mufata umwanya mukazanga ngende gukorera amafaranga oya ndi mashini nkora amasaha 28 se ariko ye abantu muve hano mugende space ya mbere gisenye kuko nashaka kavuyo k'abantu so n'abandi ni mugende ariko urumyamugisha bagende rwose babe bahavuye kabisa jewe nababwira ngo muze je mbaye wowe bazi bakora iki bazi bakora iki ntabwo ngiye mashaka abantu none se barakurura barakubita we have nothing to do I mean you have nothing to say Yeah. kuri iyi ndirimbo ya Sabe mugende muze kugaruka nimugoroba tuba dufite space ejo hari space muzitabire space ya Nowera ahaza bari gushakira mituwera abantu muza n'ibiceri mu bishyire hari nowera ariko harimo nawo muyisha ejo hari space nejo reka ndaza gucekinga mugende murebe iyo space bari muhurura mugende uzana amadolari 3 kwa diaspora uzugurire nk'abantu bangahe mituweri ku cyumweru mfite space dufite space naho National Radio nzabashyira flyer aho ejo I think flyer izajya ejo ese ni Wednesday ni ryari yarabaye iyo gushakira yadusangire ranch oya uyu munsi ni tariki zingahe disi niba atari no 11 ubwo rero space Once. iri uyu munsi so rero ngayo nguko ibi bintu byo kujya muza mukatura amahanga mutumuke dore abandi bari kugenda kanze ngende mvana mwumwe space iri uyu munsi ntimuze kubura kandi ubwo muri space yo gufasha ntabwo mushobora kuza kuboneka ariko iyi ngiyi iri kuvuga ku mabuno y'abagore n'igitsina cya Sabe muraza mugahurira mukagira murarwaye kabisa ayo ngo Sabe yagira kinini gofana uzagenda kurongore uzagenda kinini ndi umugore so ni gute aya masaha space yo niza kugira mwe muyirimo space zidafite ikintu kizima zubaka muraza mugahurura kandi haba hari space ifite umumaro mukaza muva ngaha mugende muze kuza muri space ya nimugoroba kandi muze muzanye ibyo biceri ntureba kagende mfana mwumwe shame on you abantu muze mukabyagira ngaha kanonge ningi nongere nyisenye mujye muza muri space ziri health ziba zifite ibintu zibazikora ariko uzi gufata space nta kindi turi kuvuga ku bintu ibi bipanga ibintu bya Sabe bavugiye ntabwo murambirwa batumura umuntu araza agaturama hano ku bintu bidafite ikintu bimwubaka kandi iyo uzi internet mugashaka ibintu mukora bindi muzikoresha mukajya muri research mukamenya amakuru y'isi ntimuzi ko prison ya Makara bayisenye bagashimuta imfungwa abandi bagapfa abandi bakicirwamo ntabyo muzi kandi igihugu muturanye ntimushaka kumenya ukuntu umutekano umeze aho hakurya y'iwanyu ntimushaka kumenya ukuntu klima y'isize ntimuzi ko akayunguruzo k'izuba kapfumutse mbabajije amakuru y'amakaragira ari mu ntara mutuyemo ntayuzi ndamutse nkubajije unsobanurire umusaruro mbube bakadamye mu karere ka Gicumbi reka da nkubaje niba uruganda rwa Mayizori rugikaraga ibigori ku Mukamira ntabyo uzi ntabwo nagusaba amakuru y'uko umpa umusaruro mbube w'ibireti mu karere ka Nyabihu reka da bwose bwuri muri kumva ntabwo uzi niba mu karere ka Rutsiro bagira abasambaza muri bazima koko nzababwira nti ubu turi kuvugana ntimuzi niba Ventura yamaze gufata kandi gace cyangwa bayikuye ntimuri aho murasamye muraza kubera ibitsina mukunda ibitsina kubi urumva mituweri ntimuze kubura muze kuba muhari uyu mwana mu musapotinge mugura izo mituweri muhuwe ku makarita yanyu ntimuze kubura ikindi nashaka kubibutsa mugende mujye kure umukobwa bita Oda Paccy waririmbye ese nzapfa yasohoye indirimbo nshyashya mugende muyirebe urumva
mujye kureba indirimbo ya Oda Paccy umwe wabyaranye na Lick Lick umwe w'umuraperekazi yasohoye indirimbo yindi yayise birakureba yaririmbye birabareba undi yaririmbye ngo birakureba so mugende muri iyo ndirimbo bita birakureba ya Oda Paccy hanyuma ibindi muzaza abonye ari nziza ntabwo nayikunze ariko urumva akurikije igihe amaze oya ntabwo ngenza nose nze kukubeshya mugende muyirebe ndi kuyamamariza abantu bagiye kuyireba ariko ngiye ntabwo nigeze nyikunda ntabwo batazi ibyo baririmba maso waba wumvisha iyi ndirimbo ya Sabe ukumva ari nzi ko mbona yagiye kudutwara akazi urumva uyu muziki my friend urumva uyu muziki indirimbo ya Paccy iryoshye kubi bazanye karimo creativity baririmbiye muri rigori hari abana bari kubyina bari muri rigori mo hasi mu mukoki mugende muyirebe you will be happy it's a beautiful song though umunyarwanda bijya binanira kuri manganya abantu ntabwo njye mbishobora nze nkubeshye ngo nayikunze kandi nayikunze ariko mugende muraza kuyikunda ngiye ntabwo nzi kubeshya nyine Paccy yari kuba yambaye mini none se arambara igisarubeti yakagombye kuba yambaye mini clay uyu ni umubyeyi aho yabyariye yaraburitse yagiye kurira akantu umubiri urashuka umubiri urosha yahagurutse agana kwa ngwino mbebe igipangu igitsure kirutse nk'igikoko wagirango birambo yasimbutse igipangu ukuguru kurakunyuka none ari kurira cyane wageze mu cyumba urukundo karakubitwa n'ukukurugi barakomanga abantu barashungera ati bana wenda